Hello everybody, hope everyone is doing great. I'm Diogen, I'm the teacher of English. Today I just want to talk to people who get stuck when they try to deliver a speech in English. People who start freezing and lose what to say when they are given time for expressing themselves and give their ideas in public. These are the people that I really want to talk to. Abantu bagira ubwoba bwo kuvuga mu gihe bahawe ijambo, bakumva ariko mu gihe bagiye kuvuga bakagira ubwoba bwo kuvuga. Uyu munsi nibo bantu nshaka kuvugana nabo, noneho baza hano turebe niki kibitera, ni gute babihindura. And I'm sure when you finish this video, you will have the information that will help you to improve your speaking. Nusoza ino video, uraba wabonye amakuru yagufasha kwimprovinga cyangwa se gukuza uburyo uvugamo Icyongereza. Before I make this video, I passed through all your comments on this channel. On every single video I passed there, then I have seen that this one is a common issue. Mbere yuko nkora ino video naje muri comment zanyu zose kuri video yari yose iri kuri ino channel, mbona ko iki ngiki ni common issue, abantu bajya kuvuga bikanga. Kubera iki se ubundi? Niyo mpamvu naje hano mbasubiza. Iyo ndi gukora video nkunda kwibanda kuri tips, nkibanda ku ngingo, nkabishyira muri classes cyangwa se byita ama phases uko urabishaka. Muri ino video ndankubwira ikibazo se cyangwa gap ufite, intege nkeya, weakness, nkubwire ikibitera, ubwire na solution cyangwa se icyo ushobora gukora nk'igisubizo. Ndi gufata ino video kugira ngo twese dufashanye, then we improve our English. We have to. We are capable, and if we are committed, we can do everything. Mbere ko nkomeza, niba uzi ko ino channel igufitiye umumaro, if you see that is important to you, make sure you make subscribe. Ukore subscribe niba uzi ko ino channel cyangwa se ubona igufitiye umumaro. Ngiye kubabwira ibintu ndashyira mu ma classes ane, ibintu bituma utavuga Icyongereza, ibintu bituma ujya kuvuga bikakunanira, no kubera iki, then ndankubwira n'igisubizo. Once you listen to this, try to do it, then see whether it will change the way you think about English, it will change the way you speak English, the way you deliver a speech, and the way you try everything in it. Nizere ko biraza kugufasha nyuma yo kubyumva, kandi I'm sure abantu benshi abanyandikira, abanyeshuri bajya mu ma classes bari kumbwira ngo kubera iki njya kuvuga bikanga, kubera ikintu cy'Icyongereza kukivuga bikananira. Hari impamvu. Izo mpamvu ni izihe z'ingenzi nizo ngiye kukubwira. The first is what we call limited vocabulary. Some learners or people get stuck. When you are speaking, you stop because you don't have enough vocabulary. The reason why you don't have enough vocabulary is maybe you don't practice. You don't read some vocabulary. So you have to start reading. You have to start knowing new vocabulary every day. Tangira umenye ijambo rishyashya buri munsi. Nta nyunguramagambo ufite. Impamvu udafite inyunguramagambo wenda nuko utayisoma udu story, nuko se uvugana n'abantu wangiza ukabyibagirwa. Ese undi reka nkubaze, ngo aya masegonda 3 ngumbwire ngo vocabulary cyangwa se inyunguramagambo wiga buri munsi urayifata? Wasanga uyifata? Ntabwo mbizi. Ariko se impamvu utayifata nuko kubera iki? You don't use it. Ntabwo uyikoresha. Niba ufashe vocabulary, tangira uyikoreshe muri simple sentence. Simple sentence uyikoresha mu ga sentence gato mu nteruro ntoya, ukayikoresha buri munsi. Ntabwo ukeneye, niba uvuze ngo uri kwiga wenda gossiper, ukamenya ko ari injajwa, tangira uvuge ngo Ange is a gossiper. Nta muntu witwa Ange dufitanye beef, it's example. Ange ni injajwa. Then ibyo ngibyo ntabwo wawe fasha uko ubisubiramo ukoresha mu nteruro nkeya, ntabwo vocabulary izakunanira. Rero abantu benshi bananirwa kuvuga because they don't have enough vocabulary to use in their communication. So if you don't have it, you get stuck while you are going to say something. But also you need like exact word. Niba hari ijambo utazi, risobanure. Mbere yuko uvuga ngo birananiye, risobanure. Ushobora kuvuga ngo wibagiye ko igitabo cyite book, ariko ushobora kuvuga ngo cya kintu mwarimu akoresha, cya kintu dukoresha turi gusoma, that thing we use while we are studying, or that thing we use while we are reading, that thing that teacher uses. Ushobora kusobanura mu bundi buryo kandi abantu bakakumva ibintu ushaka kuvuga. Niba vocabulary uyibuze, wijya kwitekereza ngo bayitanga iki, oya, gerageza kwisobanura niba ubishobora. Icyo ni icyambere. The second thing that I want to tell you is what we call fear of making mistakes. Iki nacyo cyabaye present simple. Present simple ivuga ku bintu bihoraho. Muri video yanjye buri munsi mvuga ibintu byitwa ubwoba bwo gukora amakosa, ubwoba bwo gukora amakosa. Iki ni ikintu kibi ntazi
ukuntu kizakemuka, ariko kizakemuka through practice, through understanding. Tugomba kumva ko gukora ikosa ari ibintu bibaho. Ese ubundi reka nkubaze, mu kinyarwanda ibintu byose urabizi? Ikinyarwanda se ukivuga neza? Nta makosa se ukora? Urayakora. None se kuki ushaka kubikora mu cyongereza ngo ushaka kuvuga 100%, ushaka kuvuga 100%? This is not possible. Ibi ntibishoboka. Ugomba gukora amakosa, kandi amakosa is part of learning. Iyo uri gukora amakosa uba uri kuimprovinga, wigira mu makosa. Rero niba uvuze amakosa, komeza, continue speaking confidently. Iyo ndi kwigisha abanyeshuri muri classes zacu za online, hagati aho abantu bashaka kwiga online nabo mutwandikire kuri number yacu ya WhatsApp iri aho hasi, tubashyire mu ma classes. Iyo turi kwiga online, abanyeshuri bakunda yavuga ikosa, yakumva hari nk'umusetse gake agahita bireka. Ugusetse nawe nubwo akoze ibyo atazi, ariko ubundi iyo umuntu agusetse se aragusetse kaze ururimi se n'urwawe, niyo yaba ari urwawe, ururimi rwawe rwose, your mother tongue, your first language, you make mistakes and it is normal. This is a normal thing. So you don't have to be embarrassed that people are laughing at me. Mbisubiramo, nta muntu uzaguseka. You don't have to be scared of this. Kora amakosa, then continue speaking confidently. Uko wewe ubisubiramo kenshi ndabizi bizagufasha. Don't listen to them. Nobody is going to pay you because of stopping. Ntamuntu uzakwishyura kuba uhagaze. Ubwo uko ubikora niho bizafasha, niho bikeneye. Kandi se undi agusetse yakugira ute? Yakugira ute? Uzaguseka kandi nawe azari gukora ibintu atazi. That is the second thing you have to stop doing. Iga icyongereza nk'umwana. Start language like a baby. Iyo umwana ari kwiga ururimi, ntabwo yita ngo ku bantu bari kumuseka cyangwa ngo arakora amakosa, apfa kuvuga. Niyo mpamvu uzabona abantu bavuga cyane, bakunda kuvuga, batagira ubwabo bwo kuvuga, bagerageza kuvuga kenshi, nibo bantu bamenya ururimi iyo bari kurwiga. Those people are not scared of speaking. Oh, they speak, they even call out. This is the reason why they know English quickly. Icya gatatu, the third thing that I want to tell you is what we call translating from your first language. Iyo ushaka kuvuga ikintu, ushaka gutranslatinga ngo ubivane mu Kinyarwanda, maybe in Kiswahili, maybe in French, ururimi uzi cyane, ushaka kubitranslatinga. Ngo nibyo uvuga ngo njya ku ishuri buri munsi, ngo njya bivuze biriya ugiye no kubireba wasanga sentence structures zidahura. Uramutse uvuga ngo njya ku ishuri ukabishyira mu Cyongereza, ushobora gusanga bibusanye. Where we translating from your first language. I know this can't happen immediately. Ntabwo wabihagarika burundu aka kanya, ariko kuko no guforcinga, kuko no kwiforcinga ngo ubihagarike nabyo bishobora kuba ikibazo, kuko uko wiforcinga it can slow you down, bishobora kugusubiza hasi nabyo. Ariko bigerageze buri munsi. Niba ubonye urugi ujya kuvuga ngo urugi, no, say this is a door. Noneho ubikoresheje mu nteruro ntoya. I open a door every day. Fungura umuryango buri munsi. Wishaka guhita uvuga ibintu by'urugi, no. Tangira ujye utekereza mu Cyongereza gake. Wibanza gufata interuro, ngo numaza kuyifata wishyire mu Cyongereza. Niba abantu niyo turi kwiga, abantu gukunda gukoresha Ikinyarwanda cyane, gukunda gukoresha your first language, ni byiza gake, byagufasha rimwe na rimwe, ariko si buri gihe. Gutranslatinga rero, we can't study a language using another language. No, you have to study your target language. Ururimi uri kwiga nibwo uba ugomba gufocusingaho. Then this will help you, I'm sure. This will help you. Bizagufasha, byafashije abandi. Kuki se wowe niba ufite imbaraga nkeya? Ntabwo bishoboka. You can do it too. Nawe wabikora. Rero icyo ngicyo nacyo, ibintu byo gutranslatinga from your mother tongue, from a vernacular language, from your first language, it is not good. Don't focus on it. Speak directly in English. Weho vuga mu Cyongereza ako kanya, tekereza mu Cyongereza, ubone ikintu ntujye kubanza gushaka ngo how do you call this in Kinyarwanda. Focus on its English. Ibyo ngibyo bizagufasha, and I'm sure. The fourth gap is what we call raw confidence and limited practice. You are not confident and you have limited practice. You don't practice. Please, I always tell you to practice daily. Kwitoza buri munsi. Start in simple conversations. Start speaking slowly. Don't focus on speaking quickly. You don't need to speak quickly. Ntago fluency comes before accuracy. Ntago ibintu byo kuvuga ngo ndeka mvuge nihuta cyane, mbe perfect, wenda speed ni ngombwa,
ariko ubundi byakabaye byiza utangiye uvuga gahoro gahoro. Start speaking slowly, then this will help you to improve the speed slowly by slowly. Uko ukuza speed cyangwa se ikigero uvugaho bijyana n'amakosa utakirimo gukora, bijyana n'amagambo umaze kumenya, bijyana na confidence umaze kugira. Confidence ugomba kugira aka kanya ni iyihe? Nuko ugomba kugira confidence yo kuvuga icyongereza aho uri, yaba uri mu muhanda, yaba uri hehe. Noneho to practice, tangira uvugane. Niba ushaka kuvuga cyane cyane vugana n'abantu muzinanye uzi bakoresha urwo rurimi. Maybe you have friends who are using English today and you are not practicing. This is so bad. Maybe in your family you have people who are using English and maybe you sometimes communicate with them and you don't talk in English, and maybe you have basic English. Ushobora kuba ufite basic English none ukaba utanavugana n'abantu wenda bo mu muryango wawe, ukaba utavugana n'inshuti zawe kandi urazizi urazifite zivuga icyongereza, but for you, you don't need to talk with them. Maybe you are not confident or you are scared. Please practice. Iyo turi practicinga ushobora gutangira n'utuntu dutoya. Uyu munsi nibanze ku tuntu dutoya. Okay, little things, just simple things. Ukita ku tuntu dutoya, interuro ngufiya cyane, simple sentences. Wijya mu zo twita compound complex sentences, wijya mu zo twita compound sentences. Jya muri simple sentences, utangire ukore ikintu kirimo inshinga imwe, utangire ukore ikintu kivuga kwa service gahoro, utuntu dutoya. Ibi ngibi bizagufasha. Impamvu rero ujya kuvuga bikanga zikubiye muri ibyo bintu bine nkubwiye, kandi utangiye ugakora ibyo nakubwiye, ugatangira ukagisoma, ugatangira ukajya gukora practice, ugatangira ukajya wiga vocabulary. Vocabulary uyandika ku ruhande, then you note it down, ukajya uyikoresha mu nteruro. Ntabwo vocabulary wayibagirwa. I'm sure you can't forget this vocabulary. Uko ubikora rero niko bigenda biza. Uko ubikora nta mwana uvuka ngo ahite yuzura ingobyi, nzaya mbivuga buri gihe. Uko ubikora niko bigenda biza. Ntabwo nose reba amafaranga wenda ufite uyu munsi wasanga atari wari ufite umwaka ushize, cyangwa se birashoboka kuba warasubiye inyuma mu by'amafaranga, ariko imyaka yariyongereye. Imyaka rero ufite n'icyongereza niko cyakura. Uko ukora mu myaka n'icyongereza cyakura mu mwaka. Uko ukora practice, even English can improve there. So make sure that you do the things that I'm telling you and we help you. Abanyeshuri nigisha muri online classes, ibi bintu ndabibabwira, kandi abumva bino bintu they become the best speakers, they become fluent speakers. Bakora buri kimwe mbabwiye, bagerageza buri kimwe mbabwiye, kandi bafasha kuba abantu bavuga ururimi neza. Rero niba ujya kuvuga ururimi bikanga, tangira ukore bino bintu nakubwiye. Abantu bashaka kwiga icyongereza online, iyi nayo ni practice. Muri online classes dutanga uburyo umuntu avugana n'abandi, ntabwo uri wenyine, duhereza uburyo buri wese avugana n'undi, kandi dufite level cyangwa se ibyiciro. Okay, ni ibyiciro, dufite ibyiciro bitandukanye. Dufite aba beginners, ubwo ni abatangizi, dufite za intermediate, abamo hagati ya upper intermediate, advanced. Aya classes yose turayafite, kandi tukagucekinga level, tukamenya ngo uri ku ruhe rwego, ukeneye iki bundi mbere y'ibindi kurusha ibindi, then tukaguha class muhuza that is suitable for you. Tuguha class mujyanye, irimo ibintu ushaka kumenya, irimo ibintu ushaka kumva. Rero kugira ubwoba n'ubu nabwo bwaba ari ubwoba. Ubushakashatsi buvuga ko abantu dukunda gutinda ibintu tubipanga mu gihe kindi kizaza. Okay, we delay. It's like nka bintu twavuga bya translation. Iyo uri gutranslatinga, icyo bituma kikubaho nicyo twita delay and confusion. Uradelayinga cyangwa se uratinda, no it gives you confusion. Kwako gutranslatinga, language structures kwako zidahura, umva ibyo uri kuvuga mu Kinyarwanda n'ibyo uri kuvuga mu Cyongereza bidahura, bikanagukereza. Abantu rero ngo we human being duteye mu buryo ki tuba twumva ibintu byose tuzabikora igihe gitaha. Ikihe gihe? Icyo gihe kigera nabwo ugifite ibyo bitekerezo by'igihe gitaha. Then our dreams remain unfinished. Indoto zacu ntabwo tuya tuzigeraho. Ibi ni bibi rero. We have to try. Once you have an idea, please start trying it. Niba ufite igitekerezo, tangira ukigerageze rero ko bishoboka, and I'm sure it can work. Ibyo rero twiga mu buryo bwa online, Google Meet, aho uba urebana na mwarimu kuri video, abakureba nawe umureba nka gutya. Anyway, uri kundeba ariko njye ntabwo ndi kukureba, ariko kuri Google Meet mba ndi kukureba,
nanjye uri kundeba wenda mwarimu yandika nawe ureba ukabaza ibibazo various questions that you have, ibibazo by'amatsiko byose ufite nk'uko wiga muri physical classroom, nk'uko ujya ku ishuri naho niko biba bimeze. Bigusaba bando, bigusaba telefone no kutwandikira, nuko tukabivuganaho tukaguca amafaranga make cyane, then tugatangirana kwigana. Wigira ubwoba bwo kwiga online kuko ni ibintu bigezweho kandi biri suitable for everyone, cyane cyane aho waba uri hose, waba uri mu Rwanda, yaba uri muri Europe, muri Afrika hano se, muri Asia, wherever you are, we can teach you, guide you and let you improve your English from not speaking to a fluent speaker of English. Rero twandikire tukwigishe online kandi you will come and tell me that this has worked. Ibi bizakora kandi uzagaruka unshimire. Mutangire mukore ibintu mbabwiye, and I really thank you for being with me in this video, and make sure that you have subscribed on this channel to see the following videos. Bye.